umuryango wawe uzakwanga kubera ibi. Inshuti zawe, umuryango wawe bazakwanga maze usigare wenyine kubera ko wahindutse ukamenya kuvuga oya. Oya. Hello, reka mbasuze, nizere ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwitaho aho muherereye hose ibisanzwe. Burya kumenya kuvuga oya ni ukwemera ko abantu bamwe mu bantu bawe bakwanga bakakuvaho ukibona ndetse bose bagiye. Ubyumve neza, niba abantu bawe bakubwira ko wahindutse nuko wamenye kuvuga oya. Wabaye undi muntu batagishobora kunyuza aho bashaka kubishakiye. Icyo gihe bati warahindutse, wabaye undi muntu, byagenze gute? Hari abantu bagoranye. Niba wifuza gutera intambwe mu buzima, kurikira wumve neza iyi video usobanukirwe, kubera ko ugomba kwikuraho abantu bakubuza gutera intambwe ugana imbere. Niko bimeze. Abaguheza hasi bose ni ukubitondera ukamenya kubabwira uti oya. Ni ngombwa cyane. Icyo nifuza ni uko abanyafrika benshi bashobora kwiteza imbere, bagakora imishinga yabo neza, bikagenda neza, bakunguka maze bakazamuka kurushaho. Hari ibintu byinshi tuba tugomba guhindura. Imitekerereze yacu tugomba kuyihindura. Hari ibintu byinshi ukuntu dutekereza bitugusha. Tugomba kwiga ibintu bidufasha. Niba uri mushya kuri uru rubuga rero, ndakwakiriye hano tuganira ku byose bifasha buri wese kumenya icyo agomba gukora kugira ngo ageze ubuzima bwe ku rundi rwego. Agire ubuzima hanyuma agane ku buzima bwiza. C'est très important. Ntushidikanye rero kwiyandikisha ukanda kuri subscribe cyangwa s'abonner aho hagana hasi byanditse mu nyuguti zitukura kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byagufasha. Ukande kandi nawe hejuru kunzogera kugira ngo uzajye umenyeshwa ibiganiro byacu bisotse. Dukomeze rero. Mu by'ukuri akenshi abantu bawe nibakubwira ko wahindutse bivuga ko wabaye undi muntu utabatunganiye ku nyungu zabo. Wahindutse ku nyungu zabo, nta nyungu bakigufiteho. Iyo ni imvugo ushobora kumva iri mu nshuti zawe zimwe na zimwe, za zindi mwabanye, cyangwa se no mu bantu bamwe bo mu muryango wawe. Bibaho cyane. Bakubwira ko warahindutse, ko wahindutse cyane. Iyo babonye utangiye kuko iyo ushaka gutera intambwe, hari ibintu ushaka guhindura mu buzima bwawe, kuko uba warahindutse. Hari ibintu uba utagikora, uba warahindutse koko. Ariko bo bazabona ko wahindutse mu buryo bubi, kandi wowe warahindutse ubwo mu buryo bwiza bukuzamura kugira ngo wafashe indi myumvire yo kugana hehe imbere. Bo rero bazabona wahindutse, wabaye umuntu mubi. Hari abantu burya banagira ubwoba bwo kugira ibyo bakora, bya bindi bibasaba kwizitura nyine ku miryango yabo cyangwa ku nshuti zabo za hafi, kubera ko batinya iki? Ko batinya ko bava ko bahindutse, ko babaye abantu babi. Babaho cyane. Ugasanga hari ibintu atari gukora kugira ngo abandi batamuvuga nabi, abandi batamugaye, abandi batamunegura. Ugasanga hari ibintu yagombye gukora kugira ngo bimuteze imbere, muzamura, ariko aragatinya kubikora. Iyo wifuza gutera imbere rero, ugira ngo utere intambwe, hari igihe kigera bikaba ngombwa gufata icyemezo cyo kwifasha wowe, maze ukamenya kubwira abandi uti oya, ibi ntibishoboka. Ukemera ndetse ko abantu nyine bamwe bakwanga nubwo nta kigo bakoreye. Burya kenshi umuntu numufasha inshuro 99 maze ntumufashe inshuro imwe, icyo asigarana yibuka muri we niyo nshuro yonyine imwe utashoboye kumufasha. Inshuro 99 wabishoboye, izo ntabwo asibuka, yibuka imwe gusa. Niko umuntu ameze. Niyo mpamvu rero azakubwira ko wahindutse, ko wabaye umuntu mubi. Nugira Imana akabikubwira, hari uzajya kubivuga ahandi hanze ukabyumva, ariko kuvuga avugira inyuma yawe, akunegura, akugaya, kandi wari wabigenza ute? Wari wakoze icyo ushoboye ku bushobozi bwawe, ariko ishuri imwe izatuba byose abisiba. Niko umuntu aremye, ntacyo wabihinduraho, niko ubuzima bumeze. Nutekereza kuri wowe n'ejo hazaza hawe,
abantu bamwe bazakubwira ko wahindutse, niko bimeze. Ko wabaye mubi, ibyo ugomba kubimenya ukabyemera. Niba ushaka gutera intambwe nta kundi byagenda, ukabyemera kandi utuje, nta mahane utera. Ko n'ubundi uba ugomba guhinduka kugira ngo utere intambwe, ugomba guhinduka byanze bikunze. Ugahinduka iki? Undi muntu utakimeze nka wa muntu wa kera utari ufite ibintu byinshi azi. Kuko iyo uri guhinduka hari ubumenyi ugira, hari makosa umenya wakoze, none ugafata ki gahunda yo kuyareka. Byanze bikunze koko bazabona ko wahindutse, ariko ikibazo cyawo wabibona muri mu buryo bubi, kandi wowe uri guhinduka mu buryo bwiza kuri wowe. Ku muntu ugukunda abona ko wahindutse mu buryo bwiza, kuko arabona kuri kuzamuka, arabona kuri gukora ibikorwa, arabona ko hari ibyemezo ufata nyine bigamije kugira ngo utere intambwe, wenda uzabona uburyo umufasha neza. Niko bimeze. Ibyo abandi rero bavuga ko wahindutse umuntu mubi, bareke bavuge, ubanze wegera imbere wowe, naho uzashobora kubafasha neza. Ugahindukira none ukabasha kubafasha neza ku buryo bigukundiye kandi bigaragara. Niko bimeze. Iyo ushaka gutera imbere hari byinshi wamenye bo ntabwo baba babyumva. Ni ngombwa cyane, hari igihe biba ngombwa gufata ibyo byemezo bikomeye kugira ngo ushobore gutera imbere, gutera intambwe, ukamenya kuvuga oya aho ubona ari ngombwa, kandi ntiwice urubanza. Kuko kwica urubanza nibyo byica abantu. Wakwica urubanza ukabona usubira inyuma ku byemezo wafashe. Oya, wicira urubanza, ntacyo wakoze, ubuzi ko wakoze ibintu wemera kandi ubona bikwiye, ko uba wafashe iyindi myumvire. Niba rero uhangayitse wibaza ko uzabigenza kugira ngo ufashe uyu n'uyu, kandi nawe ufite n'umushahara muto, bikugoye kwita kuri wowe n'umuryango wawe wenda wa hafi, umuryango muto, ntabwo ugomba kwirenganya ngo wicire urubanza udashobora gufasha abandi bantu wenda bari hafi yawe nabo. Wenda mbere wabafashaga, ariko ubu ntubikibishoboye. Kubera iki? Ushaka gutera intambwe noneho igaragara. Kuko nubikomeza mwese muzahera muzahera hasi, muhere mu bukene, habure nyine uzafasha undi bigaragara. Ugomba rero kubyemera ko wahindutse nk'uko babivuga, kandi ntibigutere ikibazo. Gufasha ni byiza, ariko ntibikakubere umuzigo. Nshuti yanjye, niko bimeze. Hari abantu gufasha bibera umuzigo, ugasanga harimo n'abiyahura kubera ko abantu babazahaje ngo babafashe, kubera babona atabishoboye, ugasanga bimugiyeho byamunaniye. Kubera iki? Aricira urubanza. Ugomba kurega ikintu cyo kwicira urubanza, kuko kwicira urubanza kubera utashoboye ikintu, gutekereza abandi uko bagutekereza, ibyo byica abantu, ugasanga nyine byaguhangayikishije. Niba wifuza gutera intambwe igaragara, ushobore gufasha neza abantu bawe, hari igihe rero kigera ukaba ugomba kugira ubutwari bwo kubwira umuryango wawe uti stop, mumpe igihe iki n'iki kugira ngo nshobore kwikura mu bukene, nshobore gutangiza ibikorwa bifatika kugira ngo ngire aho ngera. Ukabivuga gutyo, ukabibabwira, ndetse ntabwo bufite nta gutego. Niko bimeze. Ntiwakwigisha umuntu koga nawe utabizi. Niko bimeze. Ntabwo ari uko ubanze, ahubwo ni uko niba wowe ntaho uragera, maze ukishyiraho inshingano zikurenze ku mutwe wawe, mwese muzagumana iki? Ubukene. Niko bimeze. Mwese muhere hasi, habure uzamura n'undi bigaragara. Ntabwo rero waha umuntu icyo udafite wowe. Banza wifashe, niho uzashobora gufasha abandi neza. Nicyo kintu umuntu agomba kumva iyo yahisemo gutera intambwe, agana imbere, yahinduye imitekerereze, yahinduye imyumvire, yafashe gahunda yo gufata inzira yo kwikura mu bukene. Icyo ni icyemezo ufata byanze bikunze. Utagifashe nta hantu ugera. Nihagera abatabyumva bakakwanga, bavuga ko wabaye umuntu mubi, bavuga ko wahindutse, nuko n'ubundi batagukundiraga uri wewe, bari bafite ibindi bagukundira. Ugomba kubyumva. Abantu bose bari hafi yacu ntabwo ari uko bose badushakira icyiza. Ni ngombwa rero kwiga kwitandukanya n'abantu tubona ko batatwifuriza icyiza. Abo ngabo batwifuriza ikibi, tukavuga tuti stop. Niko bimeze. Kubera ko ntawe wagera ukomeza kwizirika kuri abantu babi, abantu babona uri gushaka kuzamuka bati warahindutse, wabaye umuntu mubi, kandi barabona ko nawe wafashe inzira. Aho bagushyigikiye nibo bakurwanya, bavuga ko wahindutse. Bagushyigikiye, babandi wizera ko bagushyigikiye, ugasanga niba bagiye kukuvuga wenda inyuma warahindutse, usigaye wirata, wabahindutse uri umuntu mubi. Kandi iki nta kintu wafashe, ahubwo nuko wowe hari ibintu wumvise ushaka kuzamura ubuzima bwawe, byashoboka
hari aho ugeze nabo ukabazamura. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ibyemezo ugomba kuvuga uti ibi ngibi oya, ubu ntabwo nshoboye kubafasha, niko bimeze ushaka gutera imbere. Muri rusange rero uhereye uyu munsi ndagukangurira kwiga kuvuga oya utagombye no kwisobanura. Nta mpamvu yo kwisobanura, ni oya. Kuvuga oya ni ijambo rikomerera abantu benshi bitewe no gutinya ko abandi nyine bafata nk'umuntu mubi. Ariko niba mushaka kubaho ubuzima butunganye abandi batababangamiye, ugomba kwiga kuvuga izi nyuguti uko ari eshatu mushikamye. Ni oya. Kuvuga oya bitangirana no guhindura imitekerereze, ukamenya gushyira ibyo ukeneye imbere. Nibyo bibanza ukabishyira imbere. Niba ushobora gushyira ibyo mukeneye imbere, muzanashobora kumenya kwita ku ntego zanyu z'ibanze maze bibateza imbere. Niko bimeze, cyo cyemezo cya mbere mugomba gufata mu buzima cyo mushaka guhagurukira ubuzima bwanyu. Mwabyumvise rero, niba nifuza kubasangiza uyu munsi. Murakoze kandi mugira ibihe byiza. Nawe utaha ku yindi video ya Lady Jane, bakunda cyane. Bye bye.